nizere ko mumeze neza aho muri hose mu mpande z'igihugu cyacu cy'u Rwanda ndetse no hanze y'igihugu cyacu cy'u Rwanda. Rero ni mu kiganiro tumenyane gica kuri YouTube channel ijambo ry'igihe cyose 250. Niba utarakora subscribe nyarukiro nyamuneka ukore subscribe ujye ubasha kudukurikirana umunsi ku wundi. Akaba ari ikiganiro tumenyane, buri muntu wese buriya mu buzima bwe aba afite ikintu ashobora gukora kikaba cyiza cyangwa kikaba kibi. Buri muntu ushobora gukora icyiza ashobora no gukora ikibi. Nta muntu ushobora kumbwira ngo ntiyakora ibyo bintu byose. Ubundi ngiye gutanga urugero uyu munsi mu rukundo. Ubundi urukundo nibwo uyu munsi ubona rufite formula nziza, ariko ejo ugasanga nyine rwahindutse ukibaza impamvu yabiteye, ukibaza ukayibura tu. Ariko buriya abantu bakundana baba babizi icyabiteye, imbogamizi aho ziri, nubwo batajya babasha kubivuga. Hari ikintu kiba cyabiteye kugira ngo babashe gushwana, buriya nta kintu kiba cyiza mahongaho kitafite impamvu. Muri ino minsi rero twavuga ko urukundo rwabaye nka business. Size ngizi kubona umuntu kwizera cyangwa kubona uwo wizera ukamubwira ko umukunda, urukundo rwanyago ruri romantique, ewana kereko iyo ufite mane. Urukundo rw'iyi minsi rwabaye business. Uramutse udafite pesa, ewana abantu barakubwira ati sana mvibere mu maso wowe tinyiraho nakona n'umutipe ukenye. Uranyamara abatipe babakene tuzabigenza gute buno? Mujye mutubwiza ukuntu tuzabigenza. Ese aho dukubise hose, aho tugiye hose, aho tubwiye ngo turagukunda, ahera kumana hera kareba ku nkweto wambaye ukuntu isa, kazamura kageza ku mutwe wawe bakareba n'inyogosho wiyogoshesha ukuntu imeze, nimba ari za zindi za senkane. Ni ibintu bibaho cyane pe, ni ibintu bibaho. Ariko ikintu cya mbere cyo navuga muri no minsi kiri ukwica urukundo, hari ukuba mu kintu cyitwa uburyarya bwa danje. Harimo ubuntu bw'uburyarya, kumva ko umuntu akubwiza ukuri biba gakeya cyane pe. Abantu bakundana barabizi buriya kubwizanya ukuri biri mu bintu bya mbere byubaka, cyane. Ariko iyo urukundo rwatangiye kuzamo ibintu bitari sere byo kubeshyanya, byanga ibintu ubwo umuntu akubeshya ashobora kukubeshya uyu munsi ariko ejo ntabwo uzamubeshya. Serious, ntabwo uzamubeshya. Abantu bakundana baba babizi pe. Hari umuntu wavuga ngo ntabwo ari mu rukundo kireka aba afite ubundi bugwayi, ati njyewe umutima wanjye ntukunda. Aze kwandika muri comment avuga ati njyewe iby'inkundo nabihagaritse. Kabone nubwo wabihagarika, uzabihagarika igihe gitoya, si ubuzima bwawe bwose. Igihe kizagera wongera ubisubiremo, kandi noneho wongera ubisubiremo kurusha uko wari ubirimo. Nukuri bibaho cyane buriya mu buzima. Nicyo kintu Imana yaduhaye kitajya kibasha kurangira mu buzima bwacu bwose. Ushobora kuvuga ati njye sinakunda umuntu muri ubu buryo, muri iyi formule, ariko bikanguka bikora. Ngana baba batuye mu byaro barabizi neza, bazarebe nk'iyo umuntu atereta. Umukobwa akaba yavuye kure, umutipe atuye hasi mu kibaya, umukobwa atuye hejuru imusozi, hejuru kukanuka. Niyo byaba ari 3 z'ijoro, umukobwa aramubwira ati sheri wamerekeje. Umutipe akavuga ati okay nta kibazo ndaguherekeza. Umutipe ewana akirengagiza ko ari bwasubira inyuma. Ubundi mu rukundo no hano utuntu dutangaje cyane. Umutipe akazamuka umusozi, akaminuka imenga, akamanuka ibibaya, ariko paka umukunzi we amugejeje aho ashaka kuba yagera. Mu rukundo niko kuba bimeze buriya. Umuntu wavuga ngo ntigeze abikora kireka hari yaba ameze atese, akemera kigomwa, byaba aragiye gukora akavuga ati reka mbikore vava cyangwa mbireke nzaba mbikora. Ariko akavuga ati umukunzi wanjye nkeneye kumuganiriza, nkeneye ko ngenda wanabona ko mwitayeho, sibyo? Abona ko mwitayeho cyane, ukamugeza iwabo mu rugo neza. Mu rukundo niko bimera. Ubundi urukundo nimba ukunda umuntu, urarubagarira ukanarusukirira. Ntabwo umbwira ngo umuntu ukundana amubwire ngo bino bintu sinabikora, yababeshye avuze ati njyewe ibi bintu sinigeze mbikora.
ubwo yaba ameze ate? Kereka hari yaravukiye mu gikoma cya avoka hari umwana wo mu bakire akavuga ati njyewe baranyizanira agasinigihe njya kubashaka, kabone n'ubwo waba wavukiye hose hari umugore nawe waba warasariye ukajya ujya kumureba tu. biho cyane. Abo batipe rero mwaretse tugakora cyane tukishakira amane none tugomba gushaka amafaranga. None se niba umugera ukukura bakakureba bakaguhera kwino, bakareba inkweto wambaye, bakareba inyogosho yogoshesha amafaranga ihagaze, ubwo wibwira neza yuko uzamushituje nareba icyange wambaye bayida yambaye cya kindi ewana cya giciriritse pe, zavuga ati uyu mukapo kwera ubu ngubu namunyurana hehe, zahabona ko uciriritse bya danje. Hari n'akandi kantu batipe twiharaje mu tuntu twishi cyane Rezeja mwa batipe mwereka mbibarize, reka twivuge twese hamwe narebe. Reka mbibarize, umusisiteri udafite ewana nyashi kuki mwumva ko mutamutereta ngo sinatereta ngo umukobwa udafite ewana nyashi zabaye nyashi? Nofite uko yavutse kwere, Imana yamuhaye sayizi imeze ukuntu nziza nto yaringaniye mu rugero uvuge ngo ntago nagira umva bro, wa wundi ufite nyashi ya danje ntago amaso yawe ariyo yonyine amuhanzeho. Wapi hari uguceho vewiti nziza paradora za Range Rover igahagarara ikareba uwo mwana ukuntu ari kugenda yizunguza mu muhanda ariko uvuye guhingira Emmanuel ukavuga ati shahanyeneye kiriya cyana gifite nyashi nyashi bro, uriya mwana ufite nyashi ntago ari uwawe tu. Amaso arimo aramuhanzeho ni menshi, bamushaka ni benshi, wowe wanaye nimba uzi neza yuko nyine to uciriritse nyine nta kofi wari wagira, nja nushaka kumukuraho amaso uvuga ati mani kuba abantu benshi bataza n'abagore barenze cyane uko baba batabishoboye ko wabikora, ahubwo barabareba bakareba nyine ukuntu bameze, bakabona nyine wana batabona ikofi yashitura uwo mwana. Umukobwa udafite nyashi ngo arakiyambara nk'abashumba, ko nta kintu navugana nawe ngo baciriritse cyane bari uwafe ibintu umwana njyewe uzanseka akavuga ati ngo mba ndi kwirata ngo gutseka nabi, namaze sha ntamaze nimba tseka nabi atabagere kamanze mbibwirira akantu gatoya. Uyu munsi mva ndabikundira cyane, niyo mpamvu naje kugira ngo twiganire. Nimba uzi neza ko ukunda umuntu ukaba umwereka urukundo romantike everyday, ukabona mukunda cyane akaba abibona wakaba atabiha n'agaciro, uwo muntu uri kumwinginga uramwingingamo umwingingamo iki? Urimo namubwira ati sheri nakubuze nasanze uri call waiting mwanya munini, basi ntago yibutse ko nagushakaga. Tipo urabizi nyine ukuntu nyine turi mu mafoto turi defanda, ngo please excuse me njyewe nari ndukupanga business ibintu nk'ibyo ngibyo, akidefanda nyine mu mafuti ibintu nk'ibyo ngibyo. Ni ibintu bibaho cyane abatipe wana turabikunda pe, kwidefanda mu mafuti tukabona ibintu tukabiremereza aho akamusobanuriye. Ese niba uzi neza ko umuntu ameze gutyo mu buzima, umva neza ko mwabana mu rugo mukazigera mwumvikana, muri mu rukundo akaba atabasha kukubwira, mukaba mutabasha kuganira ngo muhuze, nijya arazakubwiza ukuri akakubwira ati rero sheri mfite plan y'umushinga reka twayikorana buriya
ibyo bintu bibaho cyane. Uzamenye ko namuka ewana muramutse mugeze mu rugo umuntu mutabasha kumvikana mugikundana ntimuzigera mwumvikana ari uko mwabanye, nta nubwo muzigera mushyira hamwe ari uko mwabanye. Wapi, ibintu byose bipfira tugikundana. Ubundi si byo gusa muri iki gihe tipe niwe wihitiramo umukunzi pe, niwe wihitiramo umukobwa akihitiramo umukunzi akavuga ati njyewe naramukunze uriya, biri ngombwa ko mbana nawe, bakaza bagasaba ibintu nk'ibyo ngibyo bitewe yuko baba mwabyihitiyemo ubwanyu, mwarikundaniye, nawe bahase, nawe mugishije inama, ibintu nk'ibyo ngibyo. Kera umuntu ngo yarafataga urugendo akajya gutembera, tipa akavuga ati wazambabariye ukandangira umukobwa, muranga akagenda agashaka ahantu hari umukobwa mwiza, akavuga ati rero wa musore we, ati nakubonye umukobwa mwiza kwa runaka, turiteguye. Tipa yaba yiteguye akazakubitamo agakote agapantaro kagenda agiye gutereta, ubundi muzabaza ababyeyi banyu ubundi bazabibabwira, babwira ukuntu byabaga bimeze. Noneho bamara kubana hashira icyumweru kimwe, bitewe yuko buri muntu ntago kera ntabwo bakundanaga birenze cyane, nabwo habagaho urukundo rwa romantike, ariko nyine ntabwo bakundanaga igihe kirekire cyane kirenze, ariko mu gihe gito babaga bamaranye, babaga baziranye birenze serious. Noneho umuntu waranze ewana kavuga ati sha nzajya no kugusabira kuko nakurangiye umugeni mwiza witonda ufite umuco. Ewana hashira icyumweru cyangwa ibyumweru bibiri basezeranye, baracyari muri honeymoon, ukajya kumva ngo niba bakubitanye amanuza amapano yamaye amasafuriya, sinakubwira ngo ni imiguruko n'irya irenze cyane. Noneho umukobwa nawe akajya kureba wa muntu wamurangiye, akakubwira ati yesu we warampemukiye pe. Ugasanga nyine abaranga nibo bahuye n'ibibazo byo kumva ko baranze umuntu utazi icyo ashaka, barangiye umuntu ugira amahane, ariko size ngizi sha niyo mwapopagurana, ni mwebwe mwarabyihitiyemo. Mwarabyihitiyemo ntawe mubishinje, kuko mwaravuze ati nta wandangiye, ninjye wirangiye, reka nemere urwaje. Si bibaho se? Bibaho. Rero nibizi neza ko umuntu akubeshya ukabona atagukunda, ni gute ubwawe winginga umuntu ko mukundana atabishaka? Ese ni gute uvuga ati njyewe turamunda mukunda ati nubwo atankunda ngo igihe kimwe azankunda? Reka nko kuba ushobora wenda kuba uri umugere ukabyarana n'umutipe, ukavuga ati nubwo twabyaranye, ukamubwira ko yaguteye inda, ukavuga ati reka wose njyewe se mwaramikoze se, mumeze neza, ukavuga ati abwira ati sheri cyaba cyose nzagufasha. Akaba kapu bakapo nabadanje kabisa to bizeze umuntu ati iki kintu nzagikora, hashira igihe gitoya havamo ikintu ati njyewe sinjye utera inda. Atibuka neza mukobwa, ati ninjye waba warahaye njyenyine. Umugera akavuga ati ni wowe. Reka ati wacu ntabwo tujya dupfa gutera inda. Ugasanga nyine tipe ntabyemeye, akavuga ati wacu ntizutera inda, njye ntabwo ibyo bintu bishoboka si njyewe. Ugasanga nyine intonganya ziratangiye, imiguruko imwe yadanje, ugasanga nyine kumvikana byanze.
ugasanga byanze. Utekereza neza ko uwo muntu ukwihakana gutyo, utekereza ko mu gukundana kwawe yagukundaga cyangwa yari afite ikintu runaka gukurikiraho cyadanje? Abatipe bamwe na bamwe dufite iyo defo, ugakunda umuntu utamukurikiyeho urukundo ruri romantike, ugakunda umuntu utamukeneye urukundo aho gukeneye ewana ikintu kirenze utageti uyibonye mana. Baba bameze nka sine yipa wafashe igipimo, yafashe igipimo tageti ewana yamara gukora nyine icyo ashaka, tageti yaba yayipimye neza, ewana igipimo cyaba kirimo neza, ewana fazari akarekura isasa agakora muri trigger, fazari tipa kimanukira akavuga ati ewana atu uwo nari ngwaje arahohotse. Batipe muze kumbwira ntimuhita mubitekereza tubona ari ngwaje arahohotse kwere? Tipe ewana bibaho cyane, nazagira umuntu uvuga ati ibi bintu ntibinabaho mu rukundo. Burya umuntu ajya gukunda cyangwa ajya gufata ibi bintu, ajya gufata icyemezo kimeze gutya, hari byinshi yabonye, hari byinshi abona ko byarisaba cyangwa bitarisaba mu buzima bwe. Muri iki cyemezo kuvuga ati ndagukunda, ewana ni abantu tuvuga turi benshi ku munsi wonyine mu masaha 24 ushobora kwira umunsi ubwiyemo abantu bageze nko kuri 30 kubakunda bose. Bibaho cyane, ukabwira abantu 30 bose ko bakunda, ukabizeza neza ko uzabereka inzira y'ahazaza, future ari yabo, ko bakunda cyane, ati she's my wife, ngo n'abahazaza bahawe, life for the future. Wafashe umwe ukamubwira ko umukunda byanyabyo, kugira ngo ufate umwanya uhagije, umwana w'abandi umubeshye, uzasanga ejo byamugizeho depression yo kumva ko ewana yamwashwanye, yarakwihaye. Tujye dufata time ihagije, tubwiza abantu ukuri, aho kugira ngo dufate umwanya uhagije kugira ngo tubeshye umuntu urukundo. Buri umwana w'abandi aramutse agize depression mu rukundo, naba ndeba icyo wakora. Ubundi guhitamo rimwe mu buzima birakunyuza, birakuzuza ukumva neza kunyuzwe. Nta mugore uba ufite umugabo we akaba anyuzwe n'umugabo we, n'umugabo akaba anyuzwe n'umugore we, ibyo bintu ewana urabifiringa ukumva ko bifirinze, kuko aba ari ikintu cyiza. Ewana ni nko kumanuka, nko kunywa ka fanta cyangwa akabyeri kakamanuka mu muhogo kakonje, kakajya mu nda warangiza ukiruhutse ewana, kumva neza ko tuje pe. Ariko abatipe babeshya, ndabasabirisha umunsi bahabafashe. Abatipe babeshya umunsi babafashe, murabyumva namwe ibintu bazabakorera, muri kubyumva namwe mumbwira abatipe mubeshya ibintu bazabakorera umunsi babafashe muri gukora ibyo bintu bimeze gutyo. Koko nibyo hano rata kubate basesa bashiki banjye, reka manze mbibwire kano kantu rata, nta rukundo abatipe bakigira, basigaye babeshya mwana, basigaye babeshya. Ariko mwebwe muri mu birimo fresh, noneho umutipe mwebwe mu bihindura bitewe nuko yitwaye. Ariko si bose babibona neza, ariko hari n'abandi basisteri nabo, sinakundana n'umutipe ngo udafite ikofi, ngo sinakundana n'umutipe ngo udasa neza, ngo ubu najya ntambuka nkacaye. Ese sister ko nshimye gutyo kuri ukuvuga gutyo ngo ntiwakorana n'umutipe ngo udafite ikofi, ngo watambuka ugaca he? Biyebuza ndabyumva byo, turakenye, nta mafaranga dufite yo kumva ko tugomba gusa neza. Nibyo
nshimye neza yuko wagira isoni ubonye asa nabi nta kofa afite, ku buryo nyine buryo umutipe udafite ikofa basuzuguritse cyane to, ariko yitwa umuhungu wanahora ari umuhungu bya danje abarenze ko yaba ameze gusa akaba yitwa boy. Nawe ukavuga ati uyu mu bro ntago nakundana nawe, ati ngewe proud yanjye ngiye nkeneye umutipe wana usa neza, wambara akaberwa akifunga, ugena mu modoka nziza, buri umwe wese amubona akavuga ati cyakoze muko wahisemo neza. Uzi igitangaza se mukobwa mwiza, abashiki banjye reka mbibwirire, uwo wifuza hari igihe abatari ubona, ahubwo ugasanga wa wundi wasuzuguraga ugasanga niwe ubaye umugabo wawe w'ahazaza. wari waramusuzuguye ngo oya, ngo sinabana n'umuntu umeze kuriya, umuntu ubyibushye ngo oya, ngo ni ese ubuze igeno ryawe, hasi nta muntu uzi igeno rye. Ni mu buzima twese turakundana, twese dufite urukundo, ariko ikintu tutazi, iyo umuntu akundana n'umuntu ntabwo azi neza ko bazabana 100%, ntabwo aba abizi. Tuba twiyumvisha ko byarangiye twarangije kubana, ariko ntabwo tuba tugizi ko 100% bishobora kuba, ko ari bo bantu twifuza mu buzima bwacu, ari bo bantu bidukeneye. Kuko ari igihe usanga ibihinduka, ugasanga wa muntu wa wundi wafekaga ugasanga ni nawe baye umugore wawe cyangwa umugabo wawe. Ubundi bukere bwa mbere ni mu mutwe kabisa. Bashiki banjye ni munyumve nabi nyamuneka, nivuga ibihari, uranseka anseke ni kazi yiwe, uravuga nabi amvuge ni kazi ke, ariko gusa ndabakunda mwese. Okay, reka babwize ukuri rero, twese turakunda ariko ntabwo tujya tumenya amategeko y'urukundo. Twese mu buzima tuzi neza ko ijambo ndagukunda, ko nshimye ko turivuga ku ijambo ndagukunda, basi tubishyira mu bikorwa everyday, basi turabivuga tukabihagaro, tukumva neza ko ibyo tuvuze tugomba no kubishyira mu nshingano zacu. Mu bo tubwiye ko tubakunda tukabikora neza koko. Duri ikintu cyane nabonye abatipe bapfa, nkibabwire, abatipe ubwacu, nshobora kuba ndi kumwe n'iniga yanjye, turi inshuti 100% duhuza, tumeze nk'abavandimwe, ewana twaranakuranye, buri kimwe cyose tugikorana 100%, sibyo dupangana imishinga hamwe, yumva ko tuzubaka inzira nziza y'ahazaza. Ariko yaba akunda umusistere, yakumva ngo mufitanye communication ya yewe gawe abatipe ewana cyakoze my brother murenze basa. Ubundi abatipe iyo badapfuye amafaranga bapfa abakobwa, ariko umubare munini w'ikintu bapfa kuko amafaranga nayo dufite, dupfa abakobwa. Ukazukira nk'umu girlfriend wa Details, ugasanga umutipe tw'inshuti yanjye iri muramutereta, ako burya ni nabyo pe, uranamugwanirira. Ariko ibonye ko umwana umugeri mugwanire bya danje, ari nawe yita yuriza ibicira akavuga ati atizi ko burya nkundwa cyane, noneho agatare bamukapa kamuca amazi. Dore ikintu namaje kubona mu rukundo ni kimwe, ari igihe ukunda umuntu birenze ukanabimwereka, utabigira ibintu biri by'ibanga tu, sibyo, si ibintu biri person, ukabibukira public, buri umwe wese akaba azi neza yuko runaka akundana na Details.
bikaba ari urukundo muri romantike, ari ibintu everyday ngaragaza ko mukunda, ariko hakaza mu buryarya. Ku ruhande rumwe nshobora kuba nabigaragaza, nkaba nabigaragaza, ariko ku rundi ruhande hari utabigaragaza, utashaka ko bigaragaza. Burya reka manze mbabwire guys, buriya niba uzi ko ufite umu girlfriend ukaba ufite boyfriend, everyday agahora akubwira ko agukunda, si byumvikana? Ya uramwizera, watarankunda nanjye namukunda, twarakaranya ibiki n'ibiki. Nimba ufite smartphone uzarebe sitati yiwe abana hozaho. Mu mugore wo banashyiraho nusanga yuko uwo urimo uza ku mwanya wa mbere cyangwa ukaza ku mwanya wa nyuma, uzamenye yuko no mu rukundo rwanyu hagati yanyu ari uhagaze uri ku mwanya wa nyuma. Kuko hari igihe ubwira umuntu uko agukunda, ariko akaza kugushyira inyuma akagushyira kuri liste yabo afite, akagushyira ku mwanya wa nyuma, nko ku mwanya wa kangahera, wa 15. Urumva haba hari number 1, number 2, number 3, number 4, number 5, ni ugukomeza. Ubwo urumva nyine namwe ahantu biba bigeze. Buriya mu buzima iyo ugiye mu kintu ugomba ube proud yacyo. Niba uzi ko uri umugabo ugiye kubaka urugo, ube proud y'ibyo ugiyemo. Ntugatekereze ubuzima bwo kuryoshya bwa bundi wari ubayemo ukiri umusore, kuko wafashe izindi nshingano zitandukanye. Bafashe izindi nshingano zitandukanye wa musore, nawe wa mukobwa wafashe izindi nshingano zitandukanye. Bwa buntu wikoreshaga burahinduka. Sasa njye ntabwo nzigera mbuhindura rero. Yange binoge ibyo urimo ntabwo bizi, nushaka unabireke kwiri gushaka tugikomeze ukibera umukobwa, nima mutipa umva kutata ibyo wari ufite, bwa bugisi wari ufite ukiri umusore, nawe bireke. Umunsi uzumva neza ko ugomba guhinduka, uzahinduke uhindutse. Ubundi tujye tubaza ku babyeyi bacu dukomokaho ukuntu bagiye bahindura ibintu mu buzima bwabo, imibanire yabo uko yari imeze. Ushobora kwisuzuka bagati ibyo ni ibya kera, ati ngomba kuzana muri version nshyashya. Ati njye ntabwo nshobora kuzana ngo nk'ibyo mu muryango wanjye babaga bakora cyangwa babaga bafite. Ya of course ushobora kuzana muri version nshyashya ukavuga ati bite n'ikinyejenda turimo, ukavuga ati iki kintu nkwiye kugihindura. Nibyo urabyumva nibyo pe, ariko ujye unamenya neza yuko ugomba ujye ufata amahugurwa y'uburyo zubakwa. Ntabwo ari kugira ngo ujye kuhugurwa n'abantu, burya nta mbureka nkwereke, nta muntu ushobora kuguhugura nawe ubwo utamanije kwihugura. Kuko nta kuntu umuntu yakubwira ati bro tuzaze nyine ati njye n'umugore wanjye tubanye gutya byaranze neza, arabo umuryanama wawe ku rugo rwawe, we byibuza ko rufite wasanga niba byaramunaniye, ariko akaza akakugira inama. Ariko babaho hari igihe umuntu akugira inama akakubwira dukwiriye gukora iki ngiki, uhindure kino kitagenda neza, ibintu bizagenda fresh, ariko ugasanga we kubikora byaramunaniye, ariko ukaba wabikubwira ukabikora deja bigakunda nyine rimwe na rimwe. Rero size ngizi bashiki banjye mumurikirana kuri YouTube channel Ijambo ry'igihe cyose 250. Urukundo si amafaranga, kuko twese ntabwo ariko mu buzima dufite ayo mafaranga. Ntekereza neza yuko ukunze umuntu ngo nuko umukurikiyeho ibintu bigaragara, ayo mafaranga ubona umunsi yashije ariyo wamukundiye, byange binoge uzamucamo kugende, kuko uzaba umaje kubona yuko ntacyo gisobanuye kuri wowe. No mutipe rero nimba ari mu rukundo akaba abona azi neza ko kundi umukobwa akurikiye nyashize, umunsi zagiye zikagabanyuka, zavuga ati nawe sinkimukeneye. Urukundo nyarwo ruva mu mitima yacu, mu mitekerereze yacu, kuko tukwiye gutekereza nk'abagabo, ntabwo tukwiye gutekereza nko kwenjoyinga just ejo bikaba byagiye. Dukeneye kubaka ikintu kizaramba, kizamara igihe kirekire.
kuko rega iyo uramutse wubatse life iteye gutyo, ntekereza neza ko n'umuryango wawe, abana bawe uzabyara, ntago ushobora kuzabaha uburere bwiza. Ushobora kuzababwira ati rero bakura, ugatangira ukababwira ati rero mwabana banjye, kera nkiri umusore tinakoraga ibintu bidasanzwe. Ati tubwire rero papayi, tubona ari nimereye. Ati buri mwana wese w'umukobwa tuzi ukuntu bansariraga. Iyo witaye ngo baragusarira, ukajya muri barankunda, nta mahitamo ugira mu buzima bwawe, uhora umeze nk'intuza, nk'inkebebe. Twese turamutse twitaye ku badukunda 100%, abantu benshi badukunda, ntago twazigera tugira amahitamo yo kumva ko tugomba kugira umuryango. Biba ngombwa neza ko hari ibyo twirengagiza kugira ngo dukore ibyo dushaka kuba twakora, kugira umuryango mwiza, tuwubake ukomere. Ibyo bintu biva muri twebwe. Ari butekereza ko utakora ikintu kizima nk'umuntu ushaka kubaka, ngaho uribeshya cyane. Ubaka umuryango mwiza biturutse muri wowe. Kora ikintu cyiza giturutse muri wowe. Ampana kumva neza yuko ugomba kuba bakugiriye inama. Uba umeze nka wa mutipe ujye inana ya mama disi, ujya gukora ikintu akamanza akabaza nyine. Bro, twibuke neza ko nta mafaranga dufite. Niba nta mafaranga dufite, dutekereze kuba twayashaka. Dutekereze kwifatira imyanzuro nk'abagabo, dutekereze gufata imyanzuro ihamye, aho kugira ngo dufate imyanzuro twumva ko tuzamanza kubwira ati ma tusiko runaka yambwiye gutya, nijya ari suzifatira umwanzuro. Ngo kwa muntu wa musi wo kubugo nyine uzaba wasezeranye, watekereza mama wawe umuguru ukamuta mu buriri. Nkumbuye kubona mama ndamukumbuye, nshaka kumubona. Tinana ya mama disi. Ubune nimba uri umugabo ushaka kuvuga ati mfite umuryango, mani tekereza ku ntego nziza uzagira n'umugore wawe, utagiye gutekereza ngo ibiki n'ibiki. Kuko abo bantu duhora turirimba buri munsi mu buzima bwacu pe, baradukunda, turabakunda binarenze. Ariko tujye tunatekereza yuko mu buzima bwacu tutazigera tubahorana. Ntago ubwacu bazigera bahora batugira inama bro. Ni ikiganiro tumenyane. Ntago ari ko ubuzima bwacu tuzabahorana. Uko munsi uzaramuka utabafite, uwumva neza ko aribo bakugiraga inama y'ibyo ukwiye gukora, sintekereza ko mu buzima bwawe uzafata icyemezo kizima uvuga ati njyewe ndi umuntu wifatira icyemezo gihamye. Uvuga ati njyewe ibi nkwiriye kubihindura nk'umuntu w'umugabo. Kuko ntabyo wigeze ubwawe wiga. Kuko hari umuntu wabigufashagamo akubwire ngo bigenze gutya mwana wanjye, biriya bikorwa gutya. Niba uzi neza rero ko uri umutipe utabasha gukora icyo kintu, menye neza kuri mu buyobe. Tekereza neza kuri mu buyobe pe. Were kuba inana ya mama mwana. Fata imyanzuro ihamye kuko uri umuntu w'umugabo. Abo babyeyi turirimba buri munsi, turabakunda, baradukunda, ariko ntago tuzabahorana igihe cyose. Igihe kiragera tukabasiga bakagumya mu rugo rwabo. N'abagabo babiri mu rugo rumwe, ntiwashakira iwanyu. Uzabasiga usanga umugore wawe nawe ufondo wawe muryango, creating wawe muryango, mu gihe runaka witwe papa, undi yitwe mama. Niba rero wumva ko ibyo byose udakwiriye kuba wabihindura, wumve neza ko ukwiriye kuba umugabo. Bizakujabuka mu myubakire yawe, mu mishakire yawe no mu bikurire yawe. Biragoye neza kumva ko uzageraho wumva wabaye umugabo, kuko uzaba umeze nk'umwana ukiri ku ibere. Umwana ni urira mama akagenda, mama wakaje akamuha ibere. Umwana yarera nyina akamuha ibere. Kura bro. Ana ya mama. Yadukwiriye gufata icyemezo nk'abantu bakuze, kuko twamaje gukura mu mutwe, twabaye abagabo tukiri abana.
niba umuntu ashobora gufata umwanya uhagije akajya kure yo mu rugo, ni ukugira ngo azagire ikintu agarura kizima, ariko nanone avayo yize byinshi kurusha uko yakwiga ari mu rugo. Ariko impamvu buriya ubuzima ukuntu bumeze, twese ni nacyo gishoro cya mbere dufite. Amafaranga yo ntayo, ewana amafaranga yo ni danje pe, ariko nta gucika intege nayo turashaka kugira ngo tuyabone. Nta kintu na kimwe muri iyi si wageraho wiciye ngo kikwizanire. Niba utekereza neza ngo njyewe ngo sinakorana n'umutipe udafite mane, ngo sinakorana n'umukobwa udafite amafaranga, uribeshya bro. Ntago mu myaka maze yose ari wowe yakobokeraga, mu myaka maze ntago yavunikiraga ngo ugiye kuza ngo yenjoyingemo. Azamanza nawe arebe ngo wakoze iki, wagaragaje iki. Niba utekereza gutyo ngo uyu mwana ngo arankunda, ngo ankorera buri kimwe cyose, mu mafaranga yavunikira buri munsi, uraho ugeretse ukugura hejuru y'ukundi, ngo arakora, ngo nige nzarya ngo kuko uyu mwana ngo yakoze, ngo nzarya bite ko uyu mutipe yakoze, ngo weekend anyohereza nk'uduhumbi vene ngo nutwa amayinite, ibyo bihumbi vene aba yabivunikiye bro. Sister, uwo mutipe uvuga gutyo naba yavunikiye. Ntuzigere uvuga ngo nzagere kukugura hejuru y'ukundi, ngo uyu mukapo ngo azankora buri kimwe cyose. Aho ngaho bawibeshya cyane. Urukundo bisaba kuba mwese mushyira hamwe, mukumva neza ko ibyo mugiyemo mubizi, mugafatikanya. Nimba ari ugucreatinga business mukabyumvikana, mukayicreatinga, mugafatanya, mukagera kuri byinshi, kuko mwabaye umuntu umwe, muri mu rukundo rwa nyarwo. Ariko niba uzi neza kuri mu rukundo my friend, kumva neza yuko uwo muri kumwe akwiriye guca he nawe gaca ahandi. Kumva neza yuko niba umwe ari mu kazi ari we zagutunga 100%, aho uribeshya. Byibuze nubwo yakuremera, basi byibuze nta nubwo byagutera isoni, ukumva neza ko hari ibyo ugomba kugaragaza. Usibye ko ngo harimo abatagira isoni da ngo harimo abantu batagira isoni, ngo bakumva neza ko ibyo barimo ari ibyo ngibyo, bakumva neza ko ibyo barimo ari byiza. Ariko buriya aho wakwicara hariho hose, utazigera wibwira neza ko umuntu nimba gukorera agafaveri akagukuremera, ubundi navuga ko ari test igerageza bagushyiramo kugira ngo arebe ngo witwara gute, kugira ngo arebe ngo ibyo ushoboye ni ibihe. Niba uzi neza ko mu buzima bwashobora kuguha amafaranga, hari umutipe uguha amafaranga, kumva ko njye nkeneye kwenjoyinga, nkeneye gusa neza, kugira ngo noneho ngo everyday ngo ajya mbona noneho nabaye undi, izo za make up ewana mukazigura mukisiga, tipe nawe bamukoma inote, kagenda akagura agapantaro keza, ibintu nk'ibyo ngibyo, cyangwa akaruhukira mu kabari ati n'ubundi n'ay'ubuntu nayabonye, nta kindi nayamaze. Ntutekereze neza yuko ejo cyangwa ejo bundi ashobora kuba umugore wawe. Niba uri umutipe baremera gutyo, uri n'umunyamahirwe, uri n'umunyamahirwe, umuntu bashobora kuba baremera gutyo umugore akamwikomera note, cyangwa umutipe agakoma umwana w'umukobwa inote, muri abanyamahirwe. Byaranze twabuze n'umwe. Ubundi nimba umuntu ashobora kukuremera muri ubwo buryo, biri ngombwa yuko wowe ubwawe tipe saha izi ngizi umenya ngo ibyo bintu aguha bibyazemo umusaruro. Utekereze neza ko uwo muntu ntabwo uzamuhorana bro. Nimba kuremeye, gerageza amafaranga ari ukuguha. Niba guhaye 50, wari kuvuga ngo njye nkeneye kwambara, mu nkeneye agakweto keza, ipantaro nziza, agashati keza, agasaha keza, ngo nzajye guhura nawe ndi smart ngaragara. Ibyo 50 ushobora kubikoramo akantu gatoya mu rugero. Kavuga ati mu gihe kingana nk'amezi 3 nzaba mbyaje mandi 50. Of course birumvikana. Ejo nta muntu abona byaje mandi 50, azavuga ati umugabo n'uyu nguyu, azavuga ati wonyeneye n'uyu nguyu. Niba uri umutipe rero, niba uri umukobwa bakabagukomera nk'ibihumbi 100, ukakora ka business runaka, ejo bakabona wungutse ibindi 100,
azavuga ati sha tumukunzi ubundi n'uyu nari nkeneye, ejo azahita gukoma 300 na tipe ejo bamukubite 300 cyangwa 400, ugasanga ibintu bitangiye kugenda neza, ibintu ni smart. Ariko se sha kugukoma inote kuba amafaranga warangiza ukigira mu bihindi byana ukajya kwiyemera ukababwira ati sha tuba twarakoze twebwe bahamanuzi rirerire abayeze ati nanjye niriya ne murinzanire. Enjoy muri maneza abandi. Imagine kwere tipe wasangwe uryamye cyangwa gira uryamye ukarwara ati uyu munsi ndabwira runaka nyereze nka 5 ngo ka makeup kashije amavuta yashije bikibuza namubwira nyereze nka 20. Uzi mbona bariho, uzi niba wenda atuye nk'ahantu runaka cyangwa muri kapani runaka koramo mishinga runaka, imvune ni ubuzizi ewana ukajya witonze uri muri teje twahatandukana ntayari Yesu ubwo ngubwo byatanga ibyo mu buzima bwawe. Rero n'uyu bikoze gutyo nta mafaranga naya namwe ushobora kuzigama niyo wayakorera gute. Niba uzi neza yuko uri umwana w'umukobwa, uri umutipe ubona ko ufite uri smart mu mutwe, biri ngombwa neza yuko dukora ibintu biri romantique. Nimba ugize umuntu akagutera inkunga nk'iyo ngiyo, jya utekereza neza ko harimo n'abandi benshi babuze ayo mahirwe byibuza ngo bayabyaze umusaruro. Ariko wowe wanyaneye kwiryohereza ngo ibyo byo kunzana ibyo ngibyo se ni ibiki? Nta kintu ngukeneye kumva ko bakuzanaho. Aho ngaho uribeshya bro, aho uribeshya cyane. Rero ni mu kiganiro tumenyane mubana umunsi ku wundi, njyewe ndi Details, ndabakunda cyane, reka mbifurize ibihe byiza, Imana ikomeze ibandebere icyoroshye. Ciao ciao.